ko nta n'umurwayi uje kwivuza ibigendanye n'umubiri ushobora kongera imbere ngo mukorere ntazi ko afite mituweli kuko sinshobora kujya kuvura umuntu ntabanje kumenya ngo ese ubu burwayi ku bitaro babunaniwe kuko uburwayi ku bitaro bananiwe nibwo twe batuzanira natwe umuntu tugezeho tubona uburwayi atari ubwacu turamubwira ajya ku bitaro nibyo abantu babwire ko umuvuzi gakondo wanyawe akorana na Minisiteri y'Ubuzima agakorana n'inzego kuva ku rwego rw'isibo kugera ku rwego rw'igihugu. Iki ni igisiga cyanjye icara kitubwira wicaye. Iki ni igisiga cyanjye rwose. Iki gisiga ni bwoko ki ukimanye igihe kingana iki kigufasha iki mu buvuzi gakondo? Iki cyo kimfasha muri za ndwara uvura gisoma ngewe cyangwa cyo ndagifite hano ngo typhoide. Typhoide uyivura ubundi ni indwara ifatite. Typhoide ni indwara ibyumva cyangwa hashobora guhita ahura n'umurwayi agahita yata nanjye aka kantu ubona ntabwo gasanzwe uko uri kukareba ubona ari ihembe ririho n'akanyundo rirakubita iri ngiri rirakubita haba amahembe abiri iry'abarozi iry'abapfumu hakaza n'iry'aba Pastor Manase aho muherereye hose mubwira ngo amahoro n'imigisha bitangwa n'Imana ibane namwe none n'iteka ryose rero nk'uko mubibona kuri kamera zacu kuva i Kigali mpaka i Musanze nagenzwaga n'ikintu kimwe cyangwa se amatsiko amwe ngomba gushira ariko namwe tukayashira turi kumwe mba ngeze i Musanze mu mujyi ndatambika muri ayo makaritsiye ntarinzi neza nshaka uyu mugabo mureba kuri kamera zanyu ndagira ngo muteme twibwira mumaduhaye ikaze mu rugo rwanyu ariko natwe tubaye ikaze kuri channel yacu mwaramutse neza namahoro mukomere cyane nge nitwe Nkunzu Rwanda Leonard mwebwe nanjye banyita Dr Gashika Mujunji nkaba ndi umuvuzi gakondo Dr Gashi Kamujunji uri mwene ndese uri mujunji n'ubundi ntabwo ndi mujunji ndi mwene Gashi Kamujunji papa niwe Gashi Kamujunji ari we dukomoraho byose sogokuruza amazina ye ntacyo dukoreshe Gashi Kamujunji mukoreshe Gashi Kamujunji kuko niryo zina ry'akazi niryo baba bo hirya y'imipaka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda niyo batuziho cyane kuko na n'ubundi aho hafi ahangaha rega nimusubira n'inyuma hano turi Ndorwa hano ni mu Ndorwa iwabo w'abanyabyinshi kagira Imana yego nkunda kuganira nkakunda kugira amatsiko ariko nkaba nshaka kubaza ngo menye kinkuye iwacu nje kureba umuvuzi gakondo bavuga mu majyaruguru hani Musanze mu mizi y'ibirunga Indorwa avuga ngo Indorwa iyo mvuze imizi y'ibirunga na ahantu hose hera bitewe n'ibirunga yego rwose ubutaka bw'Musanze burihariye ku ifumbire karemano kubera birunga birunga biba bimanura amazi avayo azanye ifumbire y'ishyamba rya hariya yego tubivugane neza ubu bari kutureba bakurikirana ibiganiro byacu harimo abanyarwanda bari mu Rwanda hakaba n'abanyarwanda bari hanze twita aba diaspora iyo tubabwiye tuti twavuye i Kigali mpaka zo mu Kashorongi tugera Rurindo tuzagakenke turaza turengaza Kivuga twambuka mu Kungwa tuje mu mujyi hano hari umuntu ugira atya rwose akashushanya nta kibazo agatashanya akavuga ati aho ndahazi ni iwacu rero muvandimwe Gashi Kamujunji ngusanze mu kazi urihangana umwanya muto tuganira ikiganiro taza gutinda atari uko wirenganyije ko wari ufite abarwayi uri kwitaho iyo musanze hari abarembye cyane niho twari mu mwanya ariko kuko dukunda baza ntitwamenya icyari kiri kubagenza niyo mpamvu twabahaye karibu kuko nta ndembe twari dufite rwose abandi bavuze nkamwe bihisha hari abumva umuntu ahageze batamuzi bakihisha ntibemere ko n'abavuzi wowe kuki utewe ishema n'umwuga ukora ntewe ishema n'umwuga nkora ntewe ishema n'akazi nkora kuko ibyo nkora biciye mu muco utomoye tugize amahirwe leta y'u Rwanda yemeye ubuvuzi gakondo kuko basanze ari ubw'ibanze kandi ari ubw'umumaro impamvu ntihisha cyangwa ngo mbone ese abantu b'umuco ndirukanse mfite ibyangombwa kuva ku rwego rw'isibo kugera ku rwego rw'igihugu nk'uko muzi inzego zacu z'u Rwanda zubatse yego nk'uko bivuze hano hari icyangombwa gifate cyerekana gutya imbere ya kamera gutyo hari icyangombwa wahawe n'inzego icyo iki ni cyo kuva ku rwego rw'isibo kugera ku rwego rw'igihugu
hakaba cyemera ko ndi umuvuzi gakondo uzwi haranditse ngo Rwanda Network, ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda, yego, Repubulika y'u Rwanda, intara y'Amajyaruguru, akarere ka Musanze. Icyemezo cy'ibanze cy'umuvuzi gakondo wemerewe gukora uyu mwuga agomba kuba azwi n'inzego z'ibanze zaranamusinyiye, sibyo? Aha mbonye n'ikintu kibereka mu gindi gusoma iki ngiki rero. Njyewe umuyobozi w'umudugudu Murekatete Clarisse, ni wari uri icyo gihe, n'ubu ni wewe utuyoboye. Wakabogobogo, Kabogobogo ni umudugudu wa Kabogobogo, umudugudu wa Kabogobogo, akagari ka Cyabararika, umurenge wa Muhoza. Ndemeza ko Bwana Ndayambaje Gilbert ari umuvuzi gakondo ukorera muri uyu mudugudu. Reka ne kugisoma cyose nta kibazo. Nzego zose ziba zasinyeho, kashe umudugudu, hakabaho iy'akagari, hakabaho iy'umurenge, oya da, zose baba bazishize. Noneho hepfo kashe mbonye na sinya umuyobozi mukuru w'abavuzi gakondo mu Rwanda, Madame Nyirahabineza Gertrude. Wawakiriye kaje tuganire Ndayambaje we nako gashika mujunje. Maniyo ngiye icyo cyemezo kindi, cyo kiranditse ngo icyemezo cy'umuvuzi gakondo wo mu Rwanda, Minisante rikashe ya Minisante y'igihugu, kuko twemewe na leta. Urabeshye, tugirana ubufatanye na leta, kuko tugira n'igihe cyo gutanga batubaza ese mwahuye na kazi imeze gute, hari nk'indwara zibiza, ati mwebwe muri gakondo hari biri kuboneka bimeze gutya, tukababwira. Haranditse ngo icyemezo cyemeza ko Ndayambaje Gilbert ari umuvuzi gakondo wemewe gukorera mu Rwanda, mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, akagari ka Cyabararika, umudugudu wa Kabogobogo. Indwara avura, yego, tuzivuge nazo zivugaho, hari izihita zijya kuri icyo cyangombwa. Agira Imana rero, yego, bati tifoyide, igifu, amarozi. Ubwo amarozi baba bashize muri rusange y'amoko yose, yaba amahembe, yaba ibitega, bwaba uburyano, bwaba n'ubutegano. Bya bindi ukandagira amaguru akagenda akabyimba, bya bindi ujya kubona baba barabiguteze ukabona umuntu ari gusarara aribwa ahantu hatandukanye, bikubiye mwaho ngaho, kuko bashizeho ng'amarozi, ntabwo bashizeho uburozi. Haranditse ngo iki cyemezo gitangwa n'urugaga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda, kandi kigahabwa umuvuzi gakondo wujuje ibyangombwa bisabwa n'urugaga. Yego, uzakoresha iki cyemezo mu buryo bunyuranyije n'amategeko azabihanirwa n'amategeko. Yego rwose. Presidente w'abavuzi gakondo mu Rwanda, Madame Nyirahabineza Gertrude. Yego. Yakirira nyuma wa kimwe kino cyangombwa, iyo certificate. Nitansozo kanavuze ati uzakoresha iki cyemezo binyuranyijwe n'itegeko, binyuranyije n'amategeko, yego, azabihanirwa n'amategeko. Barashatse kuvuga iki? Icyo bashatse kuvuga, hari ababifite, noneho hari n'abagenda bakajya kubishugurika, ariko abo uzasanga babibonye nk'ibi bashuguritse, ntabwo uzasanga iki ngiki, kuko iki ngiki sibo igomba kubikuzi kukorera aho ngaho, kuko gukora ibi bintu umurenge ubizi. Noneho icyo bashatse kuvuga hariya, tugira kadi zimara imyaka 5 zigendanye na manda. Iyo basanze mu buvuzi bwawe hari amakosa wakoze muri kano kazi, ubyitira cyangwa ugira ute, niyo waba uri umuvuzi wemewe, bafata ya kadi yawe bakagukansoringa kutakiri umuvuzi, bakayikwambura, kuko zirangirana na manda y'umuyobozi uhari. Izo kadi zindi zizanwa n'iyi certificate. Iyo basanze rero warabikoze binyuranyije, ujya kumva nk'abo bafunze batuburiye abantu, ukumva nk'uwifashe gutya ngakora ibi n'ibi agendeye ku nyungu ze, atitaye ku cyo itegeko ridusaba muri Minisante no mu rugaga rw'aba bavuzi, yakora ayo mafuti rero icyangombwa aracyamburwa, kuko aba yakoze ibitemewe n'umurongo tugenderaho. Icyo uvuze ndagishimye. Yego, kuko arushaho gukoresha icyo cyemezo yahawe, akagikoresha mu butubuzi cyangwa se kwiba abantu cyane rwose. None amubwirwa n'iki ko uwo muntu atari gutubura? Tubwirwa n'iki ko umuntu wari we wese se cyane mu bavuzi bemeye ko bari mu rugaga, ariko akaba yajya no gutubura, bene mu batahura muti abo, kugira ngo tubatahure, hari inama tujya tugira buri mezi 3 tukazihuriramo. Noneho hari nimba gutuburiye
ukagira gutyo ukaba ibyo bintu ushobora kubivuga, dutangira gukurikirana ikibazo cyabaye hagati aho ngaho mu bavuzi no mu rugaga. Yego. Okay, rero twigira muri za ndwara uvura. Gisoma ngewe cyangwa cyo ndagifite hano. Yego. Ngo tifoyide. Tifoyide uyivura. Ubundi ni indwara ifata iti? Tifoyide ni indwara iterwa kandi igafatirwa mu gice cy'amaraso, ku buryo amaraso agira umwanda akagira n'ubunanirwe kubera wa mwanda wabonetsemo bitewe n'ibyo wariye, ariko byanduza amaraso. Yego. Iyo rero ivurwa ite? Hari imiti kimeza, imiti yacu gakondo y'ibyatsi, tugenda tugaca tukaza twamara kuyizana tukayitunganya, noneho tukamenya ngo ese umuntu tugiye kuha afite ibiro bingahe, afite imbaraga zingana gute z'umubiri, kugira ngo tumenye igipimo cy'umuti dushobora kumuha. Yego. Wenda nturavugira umuti hano kuko wenda wohisha umuti cyangwa wenda bakawukoresha ntibakuyoboke kandi ubikora nk'akazi. Hanyuma tugiye ku ndwara ya kabiri, igifu. Igifu ni indwara izengereje abantu. Igifu yaba urya neza, yaba umukire n'umukene barwara igifu. Yego rwose. Ubundi utekereje mu gifu wo nka muganga gashi ka mujunji, igifu mba giterwa n'iki? Igifu gishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Icya mbere gishobora gutera igifu ni imirire itaririwe ku gihe. Igifu uko wakimenyereje rimwe na rimwe iyo ugihinduriye kigira ubunanirwe. Ikintu cya kabiri gishobora gutera igifu hari bitewe na ya mirire, igifu cyawe kikagira aside y'ururenda nyinshi, bitagendeye ngo urya neza cyangwa urya nabi, ahubwo iriya aside izamo kuko imiterere y'imibiri yacu nayo ntabwo ihura. Hari ushobora kurya ngo yariye bya biryo byiza, ibyo twita ibiryo byiza ngo ni bya biryo basitse bakaranze bagize neza, ariko twebwe muri gakondo ntabwo biri ari byo tubara nk'ibiryo byiza. Kimwe nk'uko ibyo biryo wabirya ukarwara igifu, warya n'ibiryo bisanzwe biri aho ngaho ukarwara igifu, bitewe rero n'urwungano rw'igifu uko rugenda iyo atari amaside yabiteye ya mikorere y'igifu cyawe, kikarwara mu bwishakire bitagize icyo bivuyeho. Ibyo byose cyangwa ubwo buryo bwose uko ari bubiri turabuvura kandi tukabutangira n'umuti. Nimba ari ikibazo cya aside tuguha imiti ikuramo iri aside, igifu cyawe kigasubirana ubuziranenge. Tubwira dukurikiye bafite ikibazo cy'igifu mbere na mbere bihutire kukugeraho, babanguke rwose turebe nimba ari aside y'urwungano, iyo ngiyo tuyikuramo igifu cyawe kigasubira ku murongo. Nimba cyarageze kuri rwa rugero rwo gucikagurika, turiya twoya tubamo tuyungurura tukabasha gusya, twaravuyeho tuguha umuti tukongera tukamera. Nimba hari uwo kiba cyarabaye umurengera ageze ku rwego rwo kugiramo utubyimba mu gifu, ari we wa wundi nko kuza akajya azamura indurwe, uwo nawe ikirungurira ni indurwe, uwo nawe tumuha umuti buriya busebe bugashiramo akongera agasubira ku murongo. Urakoze cyane. Yego. Hanyuma tujye ku marozi. Amarozi bavuze muri rusange ngo amarozi. Amarozi ubusanzwe wavuze ko abamarozi amoko atatu. Ayahe rero? Hari uburyano ubwo kera twitaga ubwo ku ruho, hakaza ubwa kabiri urwo twita ibitegano, hakaza uburyo bwa gatatu ubwo twita amahembe. Yego. None tugende etape kuri etape. Yego. Uburyano nubwo bw'ubutegano bwa gatatu bukaba amahembe. Kuri ubu burozi muri gukunda abarwayi, muri gukunda kwakira kenshi, ni abari uburyano, ni amahembe, ni ubutegano, ni abameze bati? Ni amahembe. Kuko amahembe nawe uryambaye? Ndaryambaye. Urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza. Ubundi uko ubona dogiteri yambara iriya refishe consultation, yumva cyangwa ashobora guhita ahura n'umurwayi agahita yatabara, nanjye aka kantu ubona ntabwo gasanzwe uko uri kukareba. Ubona ari ihembe ririho n'akanyundo, rirakubita iri ngiri, rirakubita. Haba amahembe abiri, iry'abarozi, iry'abapfumu, hakaza n'iry'abaganga. Ubwo ni amahembe n'abiri, kuko umupfumu n'umurozi bahuriye ku hembe bakoresha. Noneho hakaza ihembe rya kabiri ry'abavuzi. Buriya hatazagira umuntu ukubwira ngo agiye kuvura umuntu urwaye amahembe ngo akubwire nta hembe agira.
ndarifite ry'abavuzi ritabara rijya gusenya amahembe y'abarozi n'abapfumu. Niyo mpamvu y'iryo hembe. Niyo mpamvu y'iri hembe, kuko ubu ngubu umuntu ufite amahembe ntashobora kunyegera, ntashobora kugira ute, ufite ihembe ry'abarozi n'iry'abapfumu. None iryo hembe wambaye, yego, ubwo bushobozi byabukuye? Iri hembe ubushobozi ryambaye, hari icyo twitaga gucisha cyangwa kugemurirwa, ariko ngewe iri ngiri sinaricishije, rirakomoka mu gisekuru. Sogokuru yamenyesheje kuvura, ariko nk'uko nakubwiye ngo twegereye agace k'Indorwa, ampuza na sogokuruza wacu wari utuye ku karwa ka Basebya ba Nyirantwari hariya hakurya ku Rugezi, ahavuye ajya aho bita mu Bukonjo muri Uganda. Arangije yongera kwisubira, bari wampamagaye ati mwana wanjye namenye ko wakurikiranye gakondo, ngwino ngira ikintu nkihera cyaba kigufasha mu bihe nk'ibi bidasanzwe. Ati abantu barababaye, hari abari kuza hano baje kudushaka, ariko noneho hari icyo ngufitiye. Mpageze nk'uko nakubwiye ngo hari abajya gucisha, ngiye yarambwiye ati impano naguha nkuru ni iyi ngiyi, akirira ihembe ujye guhangana na bariya barozi bari aha muri East Africa, bari ku rwego rw'isi. Uko boherereza abantu uburozi bukabageraho batabakozeho, nawe jya ubuhagarika, atari ngombwa ngo uhure n'abo bantu. Utararengaho umuntu bajya kumuroga ugahagarika uburozi butaramugeraho. Yego, nidusubire inyuma, ubwo umbaje ikibazo kirimo akandi kantu gatoya. Nk'uko uburozi bubaho, nk'uko amasengesho abaho, nk'uko iyi myuka mibi ibaho, buriya ikintu boherereje umuntu kikiri mu mwuka, kitaragera mu mubiri ngo gifate ku mubiri, buriya hari umuntu ushobora kuza nkamusengera sanze arwaye imyuka mibi yo bamwoherereza agakira ntamuhaye umuti. Hari umuntu uza ugasanga ibyo bamukozeho byageze mu mubiri we, uwo muntu biba bigombaga nk'umuti. Noneho hari wa wundi babyoherereza, mpita nkoresha ihembe ryanjye nkabihagarika, kuko biri kugendera mu mwuka, biri gukorera mu mwuka, ni amahembe y'amatumano ari kuza, nkayahagarika ntagize ute, nta n'ikindi kintu cyabaye kindi. Hanyuma ubwirwa n'iki? Nk'ubu ngewe nkunze u Rwanda, hari umuntu ugize gutya yohereje ihembe, wabimenye ngombye kuguhamagara bikuzamo, bigenda bite? Tugira uburyo bita purifiyanse, ni uburyo bw'ubuvuzi bukorera mu buryo bw'imbaraga. Ubwo buryo rero iyo umpamagaye nkakora icyo bita purifiyanse, nkakoresha ifoto yawe nyifite, nyifatiraho igicucucucu, nkamenya ngo urwaye iki tutari kumwe. Wowe utiriwe ubimbwira, ifoto yawe nayibonye, nkakora icyo kintu cya purifiyanse, nkafatira igicucu cyawe, mitamenya ibintu urwaye. Niyo uri kumbeshya rwose nge ndabyirebera. Kandi umurwayi ntabwo ari uza ngo arwaye gutya, ngambwire ngo ameze gutya ngo mubwire ndamuha umuti. Ndabanza nkagira ute, nkafata impinga yanjye, iyo ni impinga, iyi ni impinga, nkamuterera inzuzi, nkamenya ngo bimeze bite, ikibazo afite ni ikihe. None se gashika mujunje, ndakumva impinga tuzizi mu bapfumu. Umupfumu si ubwo nawe? Ndi umuvuzi. Icyo bitaga ubupfumu ni nk'icyo bitaga ngo ni nka cy'uyu munsi bita ngo umukozi w'Imana, umuhanuzi. Usibye ko uyu munsi mw'iki kinyejana cyacu nta bapfumu dufite, abahari baratubeje. Se ninde mupfumu wajya kuvubishaho ngakubwire uko umaze iminsi uriho nuko uzabaha imbere? Ntabo tugifite. Utaranarengaho na kera hari igihe baturimanganyaga abapfumu bahuje ikinyoma. Tubona ibimenyetso wenda nk'abumva ikinamico n'icyanzu cy'Imana, aho abapfumu bakoreshejwe bagahemba ikinyoma, bakemeza ko uwera twite agomba kujya kuroho. Nibyo bibaho ko abapfumu nako abaganga mwahuza ikinyoma. Uvuze ikibazo gikomeye kinanoroshe cyane muri no minsi, kinaduhangayikishije. Uyu munsi abenshi bubakiye ku kinyoma, cyo ngewe nditanga ikinyoma cy'indonke. Ukagera kuri uyu nguyu akakubwira gutya, akagukuraho utwawe. Ukagera kuri uriya akakubwira gutya, yamara kukubwira gutya akagukuraho utwawe. Urumva ni cya kinyoma kiri guhererekanya cy'indonke, kidakenewemo gutanga ukuri, ahubwo kirimo ikinyoma gikeneye indonke. Ntacyo ndabizi uzagana igihe kirekire. Yego. Imbere ya kameraman twereke n'ibikoresho bihari, bitwereke. Iyo ni impinga. Iyi ni impinga. Ngo imara iki? Iyi mpinga
ni ukuvuga ngo iyo utanze urugimbu nk'umurwayi, urugimbu ndavuga amacandwe, ukayashira hariya tugiye kuyaterera inzuzi ngo dusobanukirwe uko ikibazo ufite, uburwayi ufite, niyo dukoresha. Twamara kuyikoresha hari ibisobanuro itanga, ishobora kuduha umuriro, ishobora kuduha umwotsi se, ishobora kuduha ibintu bitandukanye, umwotsi cyangwa ikaduha umuriro bivuye kuri ya macandwe aba yaciye hano umurwayi. Byarangiza mu macandwe twamara gutera impinga bigahita biduha icyo gisobanuro. Nubikenera nabyo turabikwereka. Bazajye baza bafite ibibazo ubibakore, ntabwo ngiye uri bubinyerekere hano. Umwotsi sirumva cyangwa umuriro urumva ngiye nawe ushobora. Aha hano imbere ya hari ikintu kimeze nk'igikonoshwa ikinyamushondwe cyangwa se amahembe y'ibintu byo mu mazi. Iki ni igiki? Ni igikorano. Iki ntabwo ari igikorano, ni ikiremwa kiva mu nyanja y'umukara y'Abahinde. Iki ngiki kubera bari abantu mu bino bihugu by'Abarabu, bino bihugu bya Nigeria hariya hirya, nitujya ku buryo bw'uburozi bari ku rwego rw'imbere, kandi nitujya ku rwego rwa gakondo bari ku rwego rw'imbere, kuko bo bagiye bakomera ku mico yabo. Hano iyo tugiye gukora icyo bita guhagurutsa ihembe ngo rigende, niryo dutongereraho inzoga y'abakuru, twarangiza ihembe ryacu rigahagurukira. Iyi ngiyi iyi twavuga ko ari nk'ikibuga, nka sitade, niho ihembe rihagurukira rigiye gukora akazi. Iyo tumaje gukora umutongero w'inzoga, nicyo gihe imbaraga rya hembe rikagenda. Iyo rigezeyo nsigara ndi kubikontororera hano, mbireba urabona hano harimo akantu kari nka jimeri, aha niho nsigara ibintu ndi kubikontororera. Ihembe ryanjye ryagiye, nimba bambwiye ngo ni nkoherereza ihembe, n'urugero ngiye kuguha, nkarihagurutsa rikagenda. Ihembe ry'abavuzi nakubwiye ko ritandukanye n'iry'abarozi. Ndi kohereje rishobora kuza rikisararanga iwawe, ukumva hahusha umuyaga, ukumva habaye umutingito utari kumenya uko bimeze. Iyo risanze uri umunyakuri ntabyo wakoze, ibyo bari bavuze ngo nindi koherereze, riragaruka rikatubwira ko uri amaraso atariho urubanza, utararenga. Yego, nawe ushobora kohereza umuntu ihembe byo kumugirira nabi. Ni ukumucisha akanyafu, ntabwo twohereza amahembe ajya kujya kugira nabi. Wakosheje, warakoreye umuntu nabi, ihembe ryacu naryo riraza. None ko nenzi ngo wenda umuganga aravura gusa bwo ntatera ibibazo, ntabwo twebwe tujya kubikiza, ntabwo tubitera. Kandi arumbwiye ngo nawe wagize nabi wamushaka nyawo. Uvuze neza cyane. Ni ukuvuga ngo ahangaha mba ndi kuvura nyine, nacyo ni ikibazo. Icyo ngicyo mpagurikiriza ihembe ry'abavuzi, nacyo ni ikibazo. Umuntu yagize gutya yibye umuntu yagize gutya yabangamiye umuntu, amwibibye, umuntu yabangamiye umuntu, amubuza amahoro uko bwije nuko bukeye. Nohereza iri ngiri ryo kujya kugira ngo wahemukiye runaka, ibi bintu ntuzabyongera. Ni uburyo bwo gutabara, kuko uriya muntu ni inzirakarengane, nk'uko bafite uburwayi yaryama ntasinzire, nkamuvura nkoresheje imiti, naryo ndihagurutsa rigiye gutabara uriya muntu ngo abashe kuryama asinzire. Ni agace ku gace twagiye cyo kubirambura. Icyo kindi kimeze nk'ikinyamushondwe. Noneho akangaka akaba kita insibo ya nyamuzibiririza. Insibo ya nyamuzibiririza. Insibo ya nyamuzibiririza. Hari gutya abo ufite abagore, abakobwa cyangwa igitsina gore, agashaka ariko kugira ngo abyare bikaba intambara, bikaba ibibazo. Ni ukuvuga ngo umugore kugira ngo adatwita harimo uburyo butatu: gukuramo inda igihe gito cyikurikiranyije, gukora uburyo bwo kuboneza utarashakaho igihe kirekire, bishobora kugutera ubugumba kandi utari ingumba. Icya gatatu noneho kuba wararozwe. Kugira ngo ibyo bintu bitandukanye, aka gakoresho iyo nkagushize ku gice cy'inda kabasha kunsobanurira inda yawe koko nimba ari ukurogwa cyangwa nimba ariko wavutse umeze nta kintu twabikoraho. Iyo kamaze kubintereza rero no kumva ibyo bisubizo, ubwo menya ngo ndakuvura muri buno buryo, ndakuvura gutya. Yego. Hanyuma ibyo birambitseho wagira ngo ni ikibabi cy'ikoma nako cy'umubyare cyumye. Iki ngiki iki birambitseho bakita intaho y'ihembe. Ni ukuvuga niyo ihembe ntirambikwa hasi. Ntabwo rirambikwa hasi. Buriya niyo ryamaze guhaguruka dusigara dukora icyo bita purifiyanse
y'amareyorezere iyo dukora gutya tuza y'amagambo aza akadusanga hano y'ibiri kubera aho ihembe ryagiye nicyo iki kibabi kimara kora ariko kora kufite ubwoba ako kabuye kariho nakahe ni urwengeri uru rwengeri ruboneka mu misozi imwe n'imwe buriya kwa kundi umuntu ashobora kuba agiye kujya nk'ibwotamisimbi cyangwa ahantu kure ariko akavuga ngo ntihazagire ibinkurikirana aka kantu hari umuti tugahuza nako yarangiza wa muti tukagashiramo yarangiza wa muti akawugotomera ubwo icyo gihe ageze iyo hirya agasanga hari abarozi hari iki cyangwa aho yavuye hano muri Afurika wenda agiye i Burayi bakagira ibintu bamwoherereza ntabwo bishobora kumufata yamaze kunywa amazi yo ku rwengeri njyewe nagize amahirwe ngera aho nakwita mu biro byawe ni mu Gicumbi rwose mbonamo ibintu byinshi cyane cyane biriya bavuze bose gakondo barabigira ntabwo babigira birabigirwa kuko n'ababavuzi bari muri gakondo kandi bari no mu rugaga ariko nidusubira inyuma biriya ntabwo bitangwa n'urugaga ahubwo wa muvuzi wa nyawe uzi icyo akora uzi ibyo ari gukora azi umwanya arimo niwe ushobora gusangana ibikoresho nka biriya kuko buriya harimo ibikoresho byinshi uko wahabonye uko witegereje byose buri kimwe gifite icyo gikora mu buvuzi bwacu gifite icyo gisobanura mu buvuzi bwacu reka nkwereke ubutaha uzayuzana ibikoresho nk'ibi hari ibikoresho birenze 20 sibyo umunsi nzagusaba basi 10 umunsi unyeretse urwengeri unyereka intaho y'ihembe yego unyereka impinga ikindi cyo gifite amahembe ni iki ntacyo icyo kibwira ndaje mabwira icyo ari cyo nacyo ikindi giki hari iki ngiki nakubwiye ngo ni inyunganizi y'ihembe aho rinywera niyo ryagiye rinaniwe dusuka inzoga kuri kino ihembe rikagira imbaraga iyo twaritumye ihembe tungwa n'inzoga niryo risinda ntabwo rya risinda buriya inzoga ihembe rinywa ntabwo ari izi nzoga zisanzwe kuko niyo tugiye gutegura iyo nzoga duteguramo ubuki bw'ubuhura nibwo ribasha ubu turi kubukuraho bita ndiza nimba uhazi muri Gitaramo hari ahantu hakunda kwarika izo nzuki ni utuki dutoya nitwo tugira ubwo buki hanyuma tuye kuva kuri iryo hembe bavuze ko riba ari nka protection cyangwa uburinzi bw'irindi hembe woherereje bw'irindi hembe abantu bakoherereje cyangwa tugiye kuritegura dukoresha iryo hembe ryacu kuko nakubwira amahembe nabiri iry'abarozi n'iry'abavuzi iri hembe ujya urishyira hasi cyangwa uryambaye iteka iri ngiri se iri njya ndishira hasi kuko iteka ntabwo nuko musanze muntunguye nari ndimo ndafasha umuntu bari barateje amahembe mukimara kuntungura musanze ariko kazi nari ndimo nganira nawe mufasha ndi guhagarika imbaraga z'amahembe bamwoherereje ubundi ntabwo rimpora iruhande rifite igitereko kisine cyaryo riba ryibereyeho intaho rero mwaza mu kintu kijwigira inyuma yanjye kuzana kuva nabo imyaka ngize n'ubwa mbere mbonye ibi biguruka rwose urambwira ibyabyo nabyo icyo ni igisiga iki ni igisiga cyanjye icara ugitubwira wicaye iki ni igisiga cyanjye rwose iki gisiga ni bwoko ki ukimara igihe kingana iki kigufasha iki mu buvuzi gakondo iki cyo kimfasha nk'uko imbaraga zo bita ibitama ni amahembe akomoka muri Uganda ni amahembe akomoka muri Uganda noneho ari amahembe kugira ngo uyarwanye uyahagarike noneho hari abo ujya wumva ukumva ngo afite amahembe cyangwa ibintu bimuvugiramo biriya bintu kugira ngo tubihagarike kugira ngo biriya bintu tubicecekeshe dukora umutongo wacu dukoresheje iki gisiga cyanjye uzakitubwira ubutabiretse maze ibibazo igisiga kibe tukigize ubwiru gatoya tukigira ubwiru kubaza ngo ukimara igihe kingana iki gisiga kuko ari nyamuhinda w'impindiro w'indanu w'intumitsi ya kabiri iki ngiki sogokuru wanjye aho akinyoherereje hari gushira imyaka 3 n'igice kiba hano yego ese ni igisaki ni igisiga kazi ni iki
ugiye kuvuga aho ngaho harimo ubwiru wasanga atari ikigore atari n'ikigabo nk'uko nugaruka wenda wansabye ko tuganira nzakwereka byinshi mfite n'ihene ihene yavutse ari ingabo ariko itagira iki itagira ubugabo ifite aho inyarira itahafite ari ingabo ifite aho inyarira nta kigabo yego ariko ntifite umugabo inyuma yaravutse gutyo nayo urayifite nayo ndayifite ariko hari ibikoresho byinshi utasanze hano biri mu rwuri rwanjye iyo hene nayo ndayifite uzazanye ikwereka uvuze ko iki gisiga kigufasha kikaba intumitse ariko nawe rero ndi kugukemangwa uyu mugabo ntabwo wamukemangwa wowe ukunyemanga ariko ujya ashiramo utuntu twa kinyarwanda nawe nkibaza n'inkurikirane ibyawe uzabasha kubimenya njye ibyanjye kubimenya ni uko umuntu aba ameze nkamwe bose bimwe biri mu muco yego kuvurisha ibimera kwifashisha imiti gakondo yahoze mu muco aho abazungu bazi baduhira imiti cyane cyane ko yo iba yujuje n'ubuziranenge cyane kuko menya ngo doze ikenewe ku murwayi ubundi nicyo kitunanira iyo tuvuze gakondo gupima doze nicyo kibazo ubu nacyo ngiye kukubaza umuti nk'ubu njye mfite imyaka igiye kuba 40 yego n'ufite imyaka 5 yego umenya umuti utuvugutira igipimo cyawo byiza cyane baje ikibazo kiryoshye yego ubu uyu munsi ntabwo tugikoresha imiti iri liquide kuko Minisiteri y'Ubuzima yarabitubujije ivuga ko tugomba guteka kuko wasangaga iriya miti nyiguhaye ndi kukuvura uburozi cyangwa umwijima ugakuramo izindi ndwara bya bindi nubwo wabikize kubera ingano idashobora gupimwa badutegeka kujya dukora imiti iri puderi ya miti tukayumisha tukayiteguramo amapuderi puderi ukabasha gupima ngo umuntu niba afite ibibiro wamuha umutungana gute uyu muntu niba afite ibibiro wamuha umutungana gute nuko nguko ubu uyu munsi ntabwo ushobora kubona umuvuzi uvurisha uvurisha imiti iri liquide yo kunywa bagahita baguhereza ibyo bintu barabitubujije rwose hanyuma se gashi ka mujunji ndabumva nibura mugira amahugurwa kangahe wambwira inama rimwe mezi 3 amahugurwa kangahe nk'abavuzi ba amahugurwa mu mwaka ashobora kuba nka 3 nk'ubu harayo duheruka gukorera hano Musanze muri Best View yahuzaga abavuzi gakondo n'abapasteri kuko basanga turi mu kigwi kimwe iyo nama iheruka kubera muri Best View ubu iyindi turi kwitegura muri kuno kwezi kwa 9 ngo tugomba kuzahabwa n'ibitaro bya Butaro kuko hari imiti bari baratwatse turi kuyikoraho ubushakashatsi ku bintu bijyanye n'izi ndwara za hepatite zijyanye n'imivuduko bari kureba mbese muri gakondo twebwe izo ndwara tuzikora hiki ubu n'ubu dufitanye amahugurwa mu kwezi kwa 9 ejo bundi ni sawa mu murongo mwiza ninjye kuvuga rero none tugana ku musozi ikigano kandi yego ni iyihe nama wagira abavuzi gakondo nkawe babikoresha bashaka indonke nyamara ibyo bavura bidakora ugasanga umuntu akwijeje ikintu nyamara si cyo barahari tunababona rwose bamwe bakanabafunga bashatse indonke kuyishyira imbere kuruta igikorwa agiye gukora abo bantu bagira iyihe nama inama nabagira ariko mbanje kuvuga kuri iki kintu ni ukuvuga ngo nuga n'umuntu uzabanza umenye koko ari mu icyo gisata yego kuko ari nabo bagana biyitirira ibi bintu atari bo noneho numara kumenya ko kuko umuntu agiye kugukurikirana abavuzi ntabwo turi imana turabafasha b'imana kuko ushobora kongera imbere ugapfa kandi ntako ntaguhaye serivisi nk'uko umuntu ava hano mu Rwanda bakamuha taransiferi mu Buhindi yagera yagapfa ariko wowe umurwaza w'uwo muntu uba wavuze uti ntako ntagize ubushobozi bwose babutanze ariko ikimana ageneye umuntu ntacyo nakivuguruzaho natwe rero acyo nagira inama abo bantu babavuzi bagenzi banjye umuntu nakugana mukurikirane nimba wamusuzumye umuhe ibyo akeneye n'ibyo yifuzwa nurangiza kubimuha uburwayi bushobora kukunanira umuntu ukamurekura ukaba wamuha undi ugusumbya ubushobozi cyangwa ukamubwira uturwayi se nabushobora utagumanya umuntu kuko akenshi usanga akagumana umuntu kubwaya amafaranga ariko kumukuraho kandi abona umuntu afashe umurwayi amurekiwe
kugeza apfuye. Ibyo minisiteri y'ubuzima yarabitwiyamye. Yego, ikora n'ikinyamakuru kimwe nigeze kubona cyatangaje iyo nkuru, inzego z'ibanze z'umutekano bose bagiye mu rugo rw'uwo muvuzi gakondo, yaramugumanye umurwayi ntiyamurekura ngo yigende ajye kuvurirwa ahandi kugeza ahaguye, basanga n'imiti koko nk'ibi bavugaga y'ibishakaye n'agavugutamuha. Minisiteri yarabibabujije. Minisiteri yarabitubujije. Ubu hano nubwo ubona mpafite amazu manini ariko nta murwayi nemerewe kubana nawe. Umurwayi kandi mbere yuko mwakira mbona yararembye, ngomba kubanza kanyereka impapuro zo kwa muganga ko yaciye ku bitaro. Yarangiza nasanga yaraciye ku bitaro nkatangira kumufasha. Kimwe nkuko nta n'umurwayi uje kwivuza ibigendanye n'umubiri ushobora kongera imbere ngo mukorere ntazi ko afite mituweli. Kuko sinshobora kujya kuvura umuntu ntabanje kumenya ngo ese ubu burwayi ku bitaro babunaniwe, kuko uburwayi ku bitaro bananiwe nibwo twe batuzanira. Natwe umuntu tugezeho tubona uburwayi atari ubwacu turamubwira ajya ku bitaro. Nibyo abantu babwire ko umuvuzi gakondo wa nyawe akorana na minisiteri y'ubuzima, agakorana n'inzego kuva ku rwego rw'isibo kugera ku rwego rw'igihugu. N'abajyana mu buzima murabazi, tuba tuziranye kuko dufite uko tubahaho raporo tukababwira tuti bimeze gutya na gutya. Muri gukora neza cyane, tuba tuziranye rwose. Hanyuma rero akabazo kanyuma nabaza, yego, umuvuzi gakondo nkawe watuma ihembe, wahagarika ihembe, wagira igisiga cy'intumitsi, akagira ayo kantu k'inyuma nta kandi wambwiye, oya ako wakuye mu mazi gatoya, aka ni insiba nyamuziriza kabiri. Aka ngaka ngakoresha mu buryo bwo gupima umuntu utabyara. Bene uwo muntu nkawe yizera Imana? Nizera Imana, ndi umukristo. Nigeze nkubwira ngo hari igihe umuntu aza nkamubona ni imyuka mibi, ngenda musengera amadayimoni agahunga, kuko sinkorana n'amadayimoni ahubwo ndayarwanya. Usengera niba atari ibanga? Sengera mu itorero rya ADPR kumuhoza, ibyangombwa nabifite. Nuko reka tubone ku musozi w'ikiganiro tubabwire ngo wakubona nako wagushaka, kuko bose siko baza i Musanze hano. Wavuze ko wavura mutari kumwe, ukamugira inama y'icyo yakora kandi akabasha gukira igifu, abarwaye tifoyide, abakeka ko baroze, baze tubafashe rwose, abakene ko babasengera, baze n'ukeneye inama erega gusa adakeneye n'imitaka bati nge nkeneye inama. Yego, ubutamu tuzagana byimbitse birambuye kuri iyo n'imitsi y'igisiga, kuko habura ko bati icyo gisiga nturi kukibangamira, ese kibayeho mu buryo bw'isanzu. Reka tubwire tuti byacu kano kanya turimo turaganira aho twakibujije ubwisanzuriro bwacu, nako ubundi kiba kisagaguye kikagenda kikongera kikagaruka. Kiragenda kikabiyo mwishyamba, ntabwo kiba gifungiranije, kiragenda kikongera kikagaruka. Bene ibyo rero rema ntibikunda ko bafata inyamaswa zishinzwe gutungwa zo kurya. RDB ntabwo ibikunda iki rwose, RDB ntibikunda. Yewe na rema nayo hari inyamaswa ziba mu mazi igomba gusigasira ibishanga, inzuzi n'imigezi, birunganira na bira bigo byombi RDB na rema. Tube tutira abari badukurikiye byacu nakagaruka, mukore subscribe muri benshi, musharinga iki kiganiro. Abarwaye mwihangane, abavuzi barahari, baba mu nzego z'ubuzima, minisante yemera, ndetse n'aburu abavuzi gakondo baba mu rugaga, cyane ko urugaga rukorana bya hafi na minisiteri y'ubuzima. Nabakunze rero kandi murabona ingenzi byacu nakagaruka. Bye bye.